ntabwo u Rwanda rwasubira hariya, buriya twafashe ingamba zikomeye cyane, kandi n'urubyiruko turarwigisha ku buryo ntabwo ibyabaye byakongera kuba. Ibyo byo rwose n'ibyo yifuza ko ntabwo byashoboka. Ntabwo bavuga ngo Afurika yunze ubumwe kandi irimo irarwana, ntabwo byashoboka. Ni amagambo gusa nyine. Kutunga ubumwe kwa Afurika biduhombye iki, honorable? Biraduhombya kubera ko nk'ubu se intambara ya Kongo se ntabwo irimo iratugiraho ingaruka, ibisasu birarenga bikica abaturage bacu. Ariko si n'ibyo gusa, kuba abaturanyi harwana mu baturanyi burya nabyo ntabwo wowe wagira amahoro. Uyu munsi ni tariki 14 z'ukwezi kwa kabiri, ni umunsi w'abakundanye rwose, abantu bafite urukundo barahura bagahuza urugwiro, ariko nanone bagahabwa n'ubutumwa bwo kwirinda, kuko hari byinshi byashyira ubuzima bwabo mu kaga. Mwe muvuga iki kuri uyu munsi, kuba uriho mubona hari icyo ufasha gutuma abantu bongera guhuza, cyangwa niya minsi iza abantu bakajyamo gusa batazi n'icyo bagiriyemo? Nawibagiwe, ariko ni umunsi nyine uriho, ngewe mbona ntacyo utwaye. Yewe nta n'icyo maze, ngira ngo banza nta n'icyo maze, sindabona icyo maze, ariko nta n'icyo utwaye. Utuma abantu bidagadura, wenda bakanibukiranya yuko bakundana, nta kintu bitwaye. Gusa nyine abantu baba bakwiriye kwirinda. Twahoze tubivuga ko haba USAID wenda n'abandi bazahagarika izo nkunga zabo kugira ngo batange imiti ku bantu banduye ubwandu bwa sida. Urumva rero abantu bakwiye kwirinda nyine, ntabwo rero umunsi wo gukora ingeso mbi kugira ngo abantu barusheho kwandura cyangwa se n'ibindi bibazo byose bibe byavukiramo. Bagomba kwibukiranya ko bakundana nyine, ariko ikimenyetso cyo gukundana ntabwo ari ubusambanyi. Abantu bagomba kwirinda, bakanabyibuka ibyo nyine ko imiti igiye guhenda ikanabura. Ibyo byose bakabyibuka ko ubuzima bwabo bagomba kububungabunga. Murakoze cyane. Iyo mubonye reaction abaturage bagize kuri iki kintu cy'imisoro, mwe mu bisesengura mute? Yego n'iby'imisoro irakenewe, ariko se mubona hari icyakorwa mu kudohora? Kuko hari n'igihe cyavuzwe mu minsi ishize na mbere y'uko iyiza, n'umukuru w'igihugu aza kubikomoza avuga ko hari imisoro ubona iri kuremerera abaturage. Yego, hari ikigomba gukorwa, birumvikana. Yego, murakoze cyane kwemera kutuganiriza. Turi kumwe na Depite Mukabunani Christine, mwagize neza kwemera kuganiriza One Nation Radio. Yego, murakoze namwe. Yego, n'abadukurikiye nabo tubahaye ikaze muri One Nation Radio. Tuganira byinshi bihari mu nyungu z'abanyarwanda, ariko turi ijwi rya diaspora y'u Rwanda. Tugiye kuganira kuri byinshi birambuye. Mu minsi ishize twabonye guverinoma y'u Rwanda itangaza ko habayeho impinduka mu misoro, hari biri bwiyongerwa imisoro, hari n'indi misoro mishya iri buze, nko ku nzoga, nko ku itabi, nko kuri telefone, ndetse hari n'amahoro azajya atangwa ku modoka zitanga 50,000 buri gihe runaka. Mbere y'uko tugera kuri iyo misoro na reaction yanyu, ubundi igikorwa nk'iki ngicyo kibaye, nkubaze nka membre w'inteko ishinga amategeko, mwe mukigiramo uruhe ruhare? Murakoze cyane. Politike y'imisoro warumbajije, bamaze iminsi bayisobanura, ariko buri gihe cyose nyine yari ikintu gikora ku ifaranga ry'umuntu. Abantu benshi bahita batangira kubyibazaho, ukabona ko bidashimishije, ariko iyo ugiyemo neza ukabitekereza ikintu ku kindi, usanga imisoro ifite akamaro cyane rwose. Kuko niyo tubisobanurira abaturage, turavuga tuti namwe murebe uko tugenda dutera imbere, murebe umutekano dufite, murebe uko abantu biga, uko bivuza. Ibyo byose ni imisoro y'abanyarwanda ibikora. Kuba rero harimo ibyagiye bizamuka, bishobora kuba bijyana n'igihe tugezemo, kubera ko n'ubundi uko iminsi ishira ifaranga rigenda rizamuka, ariko kandi ari nako dukenera nyine byinshi, ariko dukenera byinshi byo gukora kugira ngo twiteze imbere. Kandi abanyarwanda bajye bibuka ko tuvuga ngo akimuhana kaza imvura ihise. Ni ukuvuga ngo iby'abandi bizaza, ariko twebwe twamaze gushyiraho imbaraga zacu. Imisoro rero ni uko tuyisobanurira abaturage, tukabumvisha ko ifite akamaro,
ndetse njyewe mbona ko hari aho tuzagera umuntu akajya yibwiriza agasora nta n'urinze kubimubwira, kubera ko buri wese uko mbona abanyarwanda bagenda bagira imyumvire, bagenda babona igikwiye, babona icyo bagomba nabo gushyiramo imbaraga bakacyikorera. Ariko ikindi bagomba kumenya ko imisoro igenda izamuka bitewe n'ikintu icyo ari cyo. Nk'ubu iyo bavuze ngo bazamuye imisoro ku itabi, ni n'uburyo bwo kumvisha abantu ko mu by'ukuri itabi ntabwo ari ikintu duha agaciro gakomeye cyane mu buzima, ku buryo utarinyweye nta kintu waba. Mbese ni nko gusobanura ngo ushatse ubonye ari guhenda uryihorere, nta mpamvu, dore ko ritarira n'indwara rigira gute, nta cyiza cyaryo mu by'ukuri. Ariko uwumva ashaka kurinywa azemera nyine rigure kubera ko rizaba rihenze. Ubu rero mu Rwanda hari gahunda y'uko abantu bagomba kwigishwa kureka itabi, kuko ni ribi, ritera ibihaha, ritera ibirwara bitandukanye, henshi birazwi. Ubwo rero ni ukugira ngo abantu nibura bacike intege zo kurigura, babone ko rihenda, bafate igikwiye cy'ingenzi mu buzima aba aricyo bazajya batangaho amafaranga. Hari abaturage benshi nabonye ku mbuga nkoranyambaga bavuga bati mu Rwanda niho honyine hashobora kuba igikorwa nk'iki ngiki, abaturage nabo bakabyishimira kandi amafaranga yabo agiye gutangwa. Barabisobanuye, imisoro ni myiza, n'abantu iyo babonye amahoro n'umutekano dufite bagomba kubyumva ko ari ikiguzi kibagera. Ariko muri abadepite muraduhagarariye, twe nk'abaturage mutanga ibitekerezo byakavuye mu mitima yacu ko twabahisemo ngo muduhagararire. Icyo mbaza, habamo consultance ku nteko ishinga amategeko kugira ngo iki gikorwa kibe cyafatwaho umwanzuro, namwe mu bitangaho ibitekerezo? cyane kubera ko iyo dusura abaturage baduha ibitekerezo, hanyuma ibyo bitekerezo ngira ngo murabizi ko iyo tuvuye gusura abaturage turaza tugakora raporo ya twese aho tuvuye, hanyuma tukayishyikiriza guverinoma. Aho niho hava ibitekerezo rero bagenda bashyira mu mategeko, muri za politiki zitandukanye baba bagiye, harimo ibitekerezo byinshi cyane by'abaturage. Yego, murakoze cyane. Iyo mubonye reaction abaturage bagize kuri iki kintu cy'imisoro, mwe mu bisesengura mute? Yego n'iby'imisoro irakenewe, ariko se mubona hari icyakorwa mu kudohora? Kuko hari n'igihe cyavuzwe mu minsi ishize na mbere y'uko iyiza, n'umukuru w'igihugu aza kubikomoza avuga ko hari imisoro ubona iri kuremerera abaturage. Yego, hari ikigomba gukorwa, birumvikana no ku basoresha. Abasoresha bagomba kureba uwo basoresha uwo ari we, bakareba ubucuruzi cyane cyane bagiye gusoresha. Nk'uko ku musoro w'ubutaka twarabibonye, hari aho umuntu aba afite nk'igisambu, hari aho bavuga yuko ubundi isambu, ubutaka cyangwa se bwo guhingamo bugomba kuba nibura bugeze kuri hegitari 2. Ariko hari igihe umuntu aba afite na hegitari 10, ariko ntacyo zimumariye. Ari ibisambu biri ari nk'umuntu w'umukecuru se cyangwa w'umusaza, nta kintu bimumariye, nta kintu asaruramo, ku buryo kubusorera rwose uba ureba nta mpamvu yabyo, ari ukumuremerera. Hari n'ibindi bagomba gukosora twagiye tubona, harimo aho abantu barimutse mu manegeka. Murabizi ko mu manegeka abantu bahimurwa bagatuzwa ahantu hatari amanegeka, ugasanga abandi bari batuye n'ubundi baracyahasorera. Ibyo byose ni ibyo gukosora. Rero dusaba yuko abantu basoresha bajye bareba umuntu usoresha, atari ugutwara muri rusange. Bajye bareba uwo basoresha uwo ari we, yaba ari n'umucuruzi, barebe ubucuruzi bw'uko bungana. Kuko umuntu ugitangira ubucuruzi ntabwo wamusoresha umusoro nk'umuntu umaze igihe kinini, umaze kuzana amakonteneri n'amakonteneri y'ibicuruzwa. Ni ukugenda bareba buri muntu bakashyira mu byiciro. Hari ubucuruzi rwose butoya uba ureba, ndetse twebwe bamwe tuba dushaka yuko banaha umuntu igihe agacuruza nk'imyaka iyi, yagera ku nyungu iyi akabona gutangira gusora. Nibwo imisoro yaboneka kandi neza, abantu bataremerewe. Nibwo imisoro yaboneka kandi abantu bataremerewe. Hari abantu batanga ibitekerezo bitandukanye, urebye nko ku mbuga nkoranyambaga bavuga ku mikorere y'inteko, bakerekana nk'inteko yo mu Bwongereza, muri Afurika y'Epfo, muri Kenya, harimo abadepite baza bafite ingufu cyane, bakabaza abayobozi batandukanye inshingano mu rwego rwo hejuru. Ariko mu Rwanda ubona ko ni ibintu twumvikanaho tugakora mu buryo butarimo amahane menshi cyane. Usesengura gute iyo mikorere y'inteko ishinga amategeko y'u Rwanda? Urebye izindi nteko ubona hari ukuntu zikora, ukareba n'iy'u Rwanda ukuntu ikora. Iyo u Rwanda ikora utugereranyije n'izindi, kuki y'u Rwanda ikora muri uwo murongo? Ese ni wo mwiza? Ni amahitamo y'u Rwanda yo gukora politiki y'ubwumvikane, kubera nyine amateka twaciyemo.
yatewe n'abanyapolitiki. Icyo gihe bahanganaga bagahangana nk'uko nguko uvuga ko mu bindi bihugu, ariko nyuma buriya ibyago nyine birakwigisha. Iyo umaze kubona ko abantu iyo babaga batumvikana ku bitekerezo bya politiki, mu Rwanda bararwanaga bagaterana amabuye bakagira gute, ibyo twabinyuzemo, buriya nabo barabiharaye nyine, ariko twe twarabihararutswe turabizi icyo byatugejeje. Ntabwo rero twahitamo politiki yo gukomeza guhangana turwana tugira gute, kandi ubona ko hari ibyo tugeraho. Iyo duhisemo politiki y'ubwumvikane hari ibyo tugeraho byinshi. Abantu rero bo muri opozisiyo dutanga ibitekerezo nyine byo muri opozisiyo, kandi tukabitanga neza mu mutuzo, tugaragaza yuko dushaka kubaka, tudashaka gusenya. Iyo rero tubitanze abantu bakabyakira, biba ari amahoro. Iyo batabyakiriye turakomeza tukabisobanura. Burya hari igihe umuntu atakira igitekerezo cyawe kuko atacyumvise neza, utagisobanuye neza. Iyo ukomeje ukagisobanura rero akenshi kirumvikana, cyane cyane ko kiba ari igitekerezo cyubaka. Naho rero guhitamo politiki y'abandi, twaba tugiye kwiyitirira abandi kandi tutari abandi. Twebwe turi Abanyarwanda, dufite context yacu, dufite amateka twanyuzemo, dufite umuco, dufite n'uko duteye. Buriya ntabwo duteye ku buryo abanyapolitike bacu bavugira hejuru, nubwo buriya n'ab'igihe cya kera bateje ibibazo bikomeye, ariko ubundi muri kamere yacu ntabwo turi abantu bo kuvugira hejuru ngo usange turavuga duterana amagambo, duhaguruka duterana intebe tugira gute. Ntabwo byashoboka. Twebwe dufite uko twahisemo gutanga ibitekerezo mu mutuzo, n'ibitakiriwe rwose tuba tubizi ko bitakiriwe, binatubabaje kubona ibitekerezo byacu bitakiriwe, ariko tukongera tukabisobanura kugira ngo byakirwe noneho. Mubona ntacyo bihombya kuba abantu bose batanga ibitekerezo biri mu murongo umwe? Nta nubwo biba biri mu murongo umwe, ntabwo biba biri mu murongo umwe, kubera ko intumbero ni imwe, nibyo ni ukubaka igihugu, ariko uburyo bikorwa biba bitandukanye. Nk'ubwo nayo nkubwiye urugero rw'imisoro, ko twebwe twumva, twaba muri opozisiyo nyine bo mu IPS Imberakuri, twumva umuntu ugiye gusoresha yajya abanza akareba bizinesi y'umuntu. Kandi ikindi, ugitangira ubucuruzi tukamuha igihe, nk'uko inguzanyo mu buhinzi ni urugero, bareka umuntu akabanza akeza, agahabwa igihe akabanza akeza, akabona gutangira kwishyura. Buriya rero no gusora, bareka umuntu akabanza agacuruza, yagira ahagera agatangira agasora, yamaze kubona icyo asora. Urumva politiki y'imisoro turayemera, ariko ntabwo twemera uburyo bikorwa. Tuba dufite rero ukwacu umurongo tubona byanyuramo, ako n'ubundi intego ikaba yayindi yo kubaka igihugu. Iyo mutanga ibyo bitekerezo bigenda bite, bica muri ihe nzira, ese ni kuki bitumvikana mu bikorwa nk'uko mubishaka? Nari mbikubwiye ibitekerezo ari byinshi, kandi buri wese aba afite igitekerezo cye nyine, afite n'uko agisobanura. Ubwo rero abashinzwe gushyira mu bikorwa nibo bajya hariya bagashyira ku murongo ibyo babona koko byageza igihugu ku ntego yacyo vuba vuba. Niyo mpamvu bimwe babifata bakabishyira mu bikorwa, ibindi ntibabishyire mu bikorwa. Urakoze. Usesengura gute politiki y'igihugu yo kurwanya ndetse no gukumira ruswa? Impamvu mbikubaza, muri iki cyumweru nibwo twabonye Transparency International ishyira hanze icyo bita CPI, yerekana ruswa mu nzego nkuru, nuko hari politiki yo kwirwanya. U Rwanda rugira amanota meza 57 ruvuye kuri 53, rugira umwanya mwiza wa 3 ruvuye ku mwanya wa 4, rugira umwanya wa 43 ku isi ruvuye ku mwanya wa 49. Usesengura gute ubushake bwa politiki mu Rwanda mu kurwanya ndetse no gukumira ruswa? Biracyagoranye. Urumva umurongo wo urahari nyine uko umuntu wese agomba kurwanya ruswa, ariko ntabwo biragenda neza nk'uko bikwiye, kubera ko hari uburyo ruswa iteye ku buryo udahita uhibona. Umurongo wo kuyihana urahari pe, ni nawo rwose, ariko uburyo ikorwamo ntabwo wapfa guhita uyibona ku buryo bworoshye. Ariko ahantu hose hari ibimenyetso, iyo twabonye tukaherekana tukavuga tuti murebe neza, hari ahantu hashobora kuba harimo ruswa. Urugero ushobora kubona mu mitangire y'akazi, ni urugero nk'ubwo tumaze iminsi tureba raporo ya komisiyo y'abakozi ba leta, ukabonamo ibibazo byagiye bibamo, ukabona ko hari nk'umuntu bishobora kuba bigaragara ko yatanze ruswa, wenda nk'umuntu washyizwe mu kazi nta cyangombwa afite, birashoboka ko yaba yaratanze ruswa, ariko ntabwo uba ubifitiye gihamya ifatika ku buryo wayibona ukayigaragaza. Niho bigoraniye, ariko ubundi rwose umurongo urahari wo guhana icyaha cya ruswa,
ndetse rwose ku buryo bugaragara ariko nyine uburyo bwo kuyikurikirana ahakekwaho urabona ko bikirimo imbaraga nkeya. Impamvu mu Rwanda rubona amanota meza nubwo atari meza ugereranyije n'ibindi bihugu nka za Finland zifite muri 90 ariko ni meza ugereranyije n'ibihugu byinshi byo muri Afurika, rukaba ari urwa mbere no mu karere, bagendera ku nzego zashyizweho mu kurwanya ruswa, zirimo umuvunyi, zirimo RIB, zirimo FIC, mu buryo haba harimo byerekana ko bafite ubushake bwo kuyirwanya. Ariko ubona ari iyihe mpamvu itarwanywa ngo irandurwe kandi harashyizweho inzego zo kuyirandura? Nibyo ndimo kukubwira, nko muri ariya maraporo atandukanye, ahantu bigaragara ko wenda ni urugero, umuntu bamushyize mu kazi nta diploma afite isabwa, kandi bikagaragara nyine ko atarayifite, ukabaza uti kubera iki mwamushyize mu kazi kandi mubona ko nta diploma afite? Izo nzego rero icyo zimaze bagacukumbuye bene aho ngaho, ariko aho ntabwo bajya bashaka kuhajya, ahubwo ugasanga nyine biri hejuru, ntabwo tuzabyongera, noneho tuzajya tubireba neza bikarangirira aho ngaho. Ariko bagiye bagenda akantu ku kandi, kuko ziriya nzego ari nyinshi, bakagenda bari akantu ku kandi, akantu ku kandi, akantu ku kandi, bahita ubibona. Kuko nk'iyo abantu bubatse, ni urugero, abantu bubatse wenda tuvuge mu mujyi wa Kigali cyangwa se n'ahandi hatari imyubakire, bakajya kubasenyera, burya akenshi aba yarubatse inzu yaratanze ruswa, noneho urwego umuntu yahaye ruswa yakimurwa, uje amusimbuye akamusenyera. Ibyo rero baba bakwiye kubicukumbura bakageza neza neza ku muzi w'impamvu uriya muntu yakoze kiriya kintu, aho ngaho bayibona. Hari aho ubona hari intege nke naho ndi kukubwira, aho hantu hari intege nkeya, kuko ntabwo twavuga ngo abantu bubaka nta byangombwa, wakubaka nta byangombwa inzu ikarinda yuzura, kandi aho hantu hari abayobozi, hari ibikorwa bihari bitanga icyuho, binagaragaza ko iyo ruswa ihari, ariko inzego ntizibicukumbure ngo zijyemo ndani zivuge ngo impamvu iki cyabaye, ruswa tuyigendeho mpaka tuyibone. Cyane rwose. Urakoze. Ndakubaza ikindi kijyanye n'ubufasha ndetse n'inkunga. Hari umuryango wa USAID w'Abanyamerika watangaga amafaranga menshi afasha abantu mu buryo bwo kwivuza, nk'abafite virusi itera sida n'abandi bantu batandukanye mu nkunga zihari, ariko kuva Trump yajya ku buyobozi yavuze ko agiye kubihagarika. Si ikibazo gikomeye ku Rwanda guhagarikirwa inkunga nk'iyi? Ni ikibazo ko ntabwo gikomeye, kubera ko n'ubundi igihe cyose twitegura ko, nibyo natangiye mvuga ko akimwana kazi imvura ihise, n'Abanyarwanda bajye babimenya yuko nyine igihe icyo ari cyo cyose iby'amahanga bishobora guhagarara. Ni ukuvuga rero ko mu buzima bwacu tugomba guhora twiteguye ko biriya bizajya biza ari inyongera, tukabyitegura. Buriya ni isomo nyine tuba tubonyemo ko abantu badufasha, badutera inkunga, akenshi bishobora guhagarara rwose. Bihagaze rero twasanzwe twiteguye, n'ubundi ubuzima bwakomeza ntitugire icyo duhomba. Ariko urebye nka USAID by'umwihariko, ni umuryango wagize uruhare cyane mu gutanga imiti igabanya ubukana bwa virusi itera sida, bigera n'aho virusi itera sida iba nk'indwara nk'izindi, itakifite ubukana bwo gutwara ubuzima bw'abantu nk'uko byari bimeze mbere. Imiti iraramuka ihagaze, biri buteze ikibazo, tugiye kubona ubwandu butangiye kwiyongera n'abantu batangiye kwasiga ubuzima kubera ko imiti yatangiye guhenda. Niyo mpamvu nyine abantu bagomba gufata ingamba mbere y'uko, niyo mpamvu navuze ngo ni isomo, ni isomo tuba tugize, kubera ko ntabwo abantu bakwiye gukomeza kwandura no kwiteza nyine ubwo bwandu kubera yuko bazi ngo hari imiti. Oya, bagomba kumenya ko hari igihe imiti yazabura, urumva nk'ubwo ngubwo irahagaze. Abantu rero bakwiye icya mbere na mbere gufata ingamba z'ukuntu bakirinda, bakirinda, bakareka kuvuga ngo ubwo hari imiti ngo nta kibazo, ngo ndakora ibyo nishakiye. No ku bindi, no ku yindi miryango mpuzamahanga idufasha, abantu ntibakabyizere ngo baryame basinzire bavuge ngo baradufasha, ahubwo birahagije. Leta ikwiriye gukora iki? Mwagira nk'iyo nama muri iki gihe kugira ngo abaturage, kuko imiti umuntu akenera buri munsi, imiti buri munsi, kugira ngo hataza kubaho crise y'ubuzima, iri medicale? Icya mbere nyine ni ugukomeza gushishikariza abantu yuko bagomba kurinda ubuzima bwabo, ubwo bwandu ntibukomeze gukwirakwira. Ikindi cya kabiri ni ukuzashyiramo amafaranga nyine kugira ngo imiti igurwe, abantu bigiye guhagarara, kandi ibyo aribyo byose n'ubundi birakorwa, nubwo atari menshi kuko hari iyo nkunga, ariko leta nyine izashaka amafaranga ishyiremo, hanyuma abantu bakomeze bifuza, ariko nabo bakora uko bashoboye be kwiyongera, kandi n'ingamba zituma umubiri wabo ucika intege nazo bazifate. N'uyo waba yaranduye, burya hari uburyo umuntu
yitwara ku buryo ubwandu butamuzahaza cyane ku buryo akenera imiti. Hariho n'abayifata bazageza hagati bakayireka kubera kwitwara neza. Ubwo USAID iri mu kimwe mu bitanga inguzanyo n'inkunga, bitanga inkunga, ariko hari n'ibindi bitanga inguzanyo, ariko hari ibihugu byinshi bibaho ariko bidakenera inguzanyo nyinshi. U Rwanda rwabasha kubaho rudafite inkunga n'inguzanyo? Rwabaho nubwo rutabaho nk'uko bimeze nyine, kubera ko inkunga zirafasha n'inguzanyo zirafasha, ariko bibaye ngombwa nyine ko zihagarara rwabaho biringaniye nyine, bitameze kuri urwo rwego, ariko rwabaho. Ubona hari ingamba zikwiriye kuba zifatwa ku buryo ibyo biramutse icyo gihe kigeze bitabaho nabi cyane, tukaba dushaka n'ibisubizo cyane cyane nyine gushora mu Rwanda ibintu byinshi tukabikorera mu Rwanda, ariko cyane cyane mu buhinzi n'ubworozi, kuko ubuhinzi n'ubworozi niho hantu ubona hafashe igice kinini cy'Abanyarwanda. Yaba ari mu bucuruzi, burya bishingira ku buhinzi n'ubworozi, byaba ku buzima busanzwe bw'abaturage bishingira ku buhinzi n'ubworozi. Ni ugushyiramo rero imbaraga. Leta ikwiye gushyira imbaraga mu buhinzi n'ubworozi cyane rwose, kuko nta mbaraga zibamo twe nazo tujya tubona. Ziranditse mu mpapuro ariko ntabwo zikoreshwa. Politiki y'ubuhinzi n'ubworozi ntabwo irajyamo rwose, ntabwo ikora ku buryo bitera abantu kuba baba bakire babivanye ku buhinzi n'ubworozi. Uzarebe mu bindi bihugu abantu batunzwe n'ubuhinzi n'ubworozi baba ari bo bakire, ahubwo bari muri icyo gihugu, ariko ahangaha ahubwo nibo bakene. Urumva hari politiki y'amafumbire, iyo ngewe ntiratangira kugira, kandi urabona amafumbire y'imvaruganda arahenda, ndetse bamwe banavuga ko agundura ubutaka, ugasanga ntabwo nyuma y'imyaka nk'itanu ingahe ubutaka ntibukera. Ubu rero leta gushishikariza Abanyarwanda gukora ifumbire y'imborera, nicyo kintu cy'ingenzi. Tukorora, ubwo bworozi bukaduha ifumbire y'imborera, bakanatwigisha uburyo bayikora, kuko hari abahanga bazi kuyikora ku buryo iba nziza igakoreshwa. Hakaba politiki yo kuhira. Politiki yo kuhira rwose ntabwo isaba amahanga nayo, kuko twabonye ibihugu bimwe abantu bigura utumashini dutoya twuhira tutanahenze, kandi ku buso butoya umuntu akuhira igihe ikirere cyabaye kibi. Ni byinshi bikwiye gukorwa mu buhinzi, abantu bakanakora ubushakashatsi. Twe kuba dufite abashakashatsi mu butaka, bakamenya ubutaka n'igihingwa cyajyamo kikera. Ni byinshi bikwiye gukorwa rwose, ubuhinzi bukwiye kwitabwaho. So ibi USAID iri gukora bikwiriye kudufungura amaso, nk'uko wabivuze ntiri jambo ryawe, akimuhana akaza imvura ihise cyane. Ntekereza ko abantu bakwiriye kwiga mugani akimuhana akaza imvura ihise. Reka tuganire ku kibazo kiri kuvugwaho cyane muri iyi minsi, umutekano muke muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Hari Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ishinja u Rwanda gufasha umutwe wa M23 mu kubahungabanyiriza umutekano. U Rwanda rubihakana rukavuga ko rwashyizeho ingamba z'ubwirinzi. Ni ingingo iri kuganirwaho mu nteko zishinga amategeko zitandukanye muri Afurika y'Epfo, muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, iz'i Burayi n'ahandi, bavuga ibitekerezo bitandukanye. Mwe hano mu Rwanda mubivugaho iki? Natwe tubiganiraho, ariko ni ikibazo gifite umuzi ukomeye nyine. Ngewe mbona ko ibihugu byirengagiza, kuko niba M23 ari abanyekongo, kandi koko iyo ukurikiye abazi amateka bakagenda babisobanura urabyumva ukumva ko ari abanyekongo. Noneho rero niba imipaka yarabasanze hariya, kuko ntago bagiye nyuma y'uko imipaka iciwe, baciye imipaka ibasigaye hariya Kongo nyine, ni ukuvuga ko ari abanyekongo. Rero niba ari abanyekongo bakaba baburana uburenganzira bwabo, njye mbona aho kuvuga ngo ibihugu bigiye gufata u Rwanda babafatire ibihano ng'ibiki, njye numvaga batakemuye ikibazo ubwo ngubwo, ahubwo wenda bakumvikanisha M23 na Kongo, bakabumvikanisha ku buryo bageze aho bahurira. Naho gukomeza kuvuga ngo u Rwanda ruratera inkunga, u Rwanda bararufatira ibihano, ntibarufatira ibihano se bwo, kandi M23 igakomeza ikarwana, bizatanga. Iyo tuganira dusanga ngira ngo ari aho ngaho, ariko nyine urabizi ko ibihugu biba bifite ibintu byinshi bagenderaho, baba bafite n'inyungu. Wenda Kongo ibamo amabuye y'agaciro menshi, wasanga baba bafitemo nko muri Afurika y'Epfo, numvise ko ngo bagiramo nabo bashobora kuba bacukurayo ibintu nk'ibyo. Ariko ukuri kubayemo abantu bakagendera ku kuri, bakumvikanisha abarwana. Hari icyo mukora cyangwa mwakwiye kuba mukora nk'inteko, wenda mu kuganira n'izindi nteko kugira ngo mwumvikanishe ukuri kwanyu, mwumvikanishe uruhande u Rwanda ruhagazeho kugira ngo ikibazo gikemuke?
birakorwa kuko dufite amakonegisiyo n'izindi nteko. Iyo abantu muganira baba mu inshuti zawe cyangwa se abo mumenyanye nka gutya, murabiganira nyine ukabibumvisha ukababwira uti bariya abantu niba mwebwe mufite uko mubyumva nimugende mubahuze bumvikane, bicare hasi bumvikane. Kandi nk'uko tubizi no mu Rwanda iyo abantu bicaranye barumvikana ubundi. Buriya habuze ko bicara bakagira ubahuza bakaganira ku kibazo nyacyo. Hanyuma hari intervention ihari cyane y'Abanyaburayi, influence yabo ntiracika kuva mu gihe cy'ubukoloni, baracyahari muri ibi bibazo. Mubona bakwiriye kuba bitwara bate muri iki kibazo, kuko ubona ko aribo bameze nk'aho bafashe vola mu Burayi. Ni inyungu zabo ariko baragenda hirya no hino. Bariya ni inyungu zabo nyine, nawe urabyumva, ni inyungu zabo. Ni abakoloni, ni abakoloni. Iyo abantu kwanza iyo hari intambara barunguka kuko intwaro nibo bazigurisha n'iki, baraharanira rero inyungu zabo. Ahubwo yenda isomo ku Banyafurika ni uko babibona ko umuntu urimo arabasunika arimo arabungukamo, kandi bo barimo gupfa, barimo gusenya, bagira gute. Ariko havuzwe ikintu cyitwa Afurika yunze ubumwe, havugwa ibikorwa bitandukanye. Mu gihe tukibona ibibazo nk'ibi, Afurika yunze ubumwe izashoboka? Abantu ubwabo Abanyafurika ntabwo izashoboka, kandi Abanyafurika ubwabo nyine batunze ubumwe. Ntabwo bavuga ngo Afurika yunze ubumwe kandi irimo irarwana, ntabwo byashoboka. Ni amagambo gusa nyine. Gutunga ubumwe kwa Afurika biduhombye iki, Honorable? Biraduhombya kubera ko nk'ubu se intambara ya Kongo se ntabwo irimo iratugiraho ingaruka. Ibisasu birarenga bikica abaturage bacu. Ariko si n'ibyo gusa, kuba abaturanyi harwana mu baturanyi burya nabyo ntabwo wowe wagira amahoro. Ariko hari ingingo abantu bakunze kwirengagiza muri iki kibazo. Iyo batanga ibitekerezo ku Rwanda barufatira ibihano, birengagiza ko muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo FDLR umutwaro rusizi ukoze jenoside yakorewe Abatutsi mu Rwanda, mubibona mute? Mubona hagamijwe iki kuba hakirengagizwa FDLR hagashyirwa imbere ibibazo bya Kongo gusa no kubyumva? Nibyo nakubwiye ko bo barirebera inyungu zabo, ariko bakirengagiza nyine ko FDLR ihari. Kandi ari abantu basize bakoze jenoside, bashobora n'igihe icyo ari cyo cyose kuba bagaruka n'ubundi bagakomeza bakica abantu. Barabyirengagiza rero. Niyo mpamvu nyine waruvuze icyo duhomba, turahomba kubera ko na FDLR irahari nyine. Ibi bihe byabayeho si ubwa mbere M23 yeguye intwari ikarwana igafatirwa ibihano n'u Rwanda rukavugwamo muri icyo gihe, ariko ibintu bikongera bigatuza. Urabona ko hari kampanye anti-Rwanda ihari, duhagarika amasezerano na Visit Rwanda, duhagarika amasezerano na Formula 1, bari kubivuga. U Rwanda rwasohoka muri ibi bibazo rute ariko rukagumana na ya sura yarwo rusurwa, Rwanda rwiza rufite isuku, bikomeze kujya mu murongo mubi? U Rwanda uko rwitwara nyine ngewe mbona nta kundi byagenda, ariko ni ugukomeza gusobanura. Nabonye urubyiruko abenshi bahagurutse barimo gusobanura ku masosho media byose, gusa icyo tubasaba basobanura ko badatukana. Ntabwo umuco wacu ari uwo gutukana. Basobanure badatukana, basobanura ibintu uko bimeze. Rero isobanura ibintu uko bimeze ntabwo uvunika, urabisobanura. Kandi ikindi icyo Abanyarwanda bagomba gukora ni ugukomeza kuba hamwe. Niba abantu harimo abarimo kuvuga ngo u Rwanda tubafatire ibihano tugire gute, twe nidukomeza kuba hamwe tukunga ubumwe ntabwo bazadushobora. Hanyuma ku burjyanye n'abategetsi mu bihugu byo mu karere cyane ko mu Burundi, ubona bavuga amagambo yo gushotora u Rwanda. Ejo bundi mu Kirundo nibwo yavuze ko Abanyarwanda bazabona nk'ibyo babonye mu 1770 ubwo u Rwanda ngo rwateraga u Burundi, ngo hagapfa abantu benshi, ngo hakahitwa mu Kirundo, ngo cy'imirambo. Nk'izo muzifata mute, muzumvise abayobozi bo mu karere barimo nka Ndayishimiye? Ibyo se ko ari imico yabo? Ibyo ni imico yabo, ni imico yabo yo gutukana, yo guharabika no gushaka gutera ubwoba. Ariko ikirimo ni uko ibyo avuga ntabwo yabishobora. Ntabwo u Rwanda rwasubira hariya. Buriya twafashe ingamba zikomeye cyane, kandi n'urubyiruko turarwigisha ku buryo ntabwo ibyabaye byakongera kuba. Ibyo byo rwose n'ibyo yifuza ko ntabwo byashoboka. Ibyo ni byo yifuza ariko ntabwo byashoboka. Hari ubwoba bw'uko ikibazo kiri mu karere gishobora kubyara intambara ngari mu karere. Harimo aba acteurs nka Afurika y'Epfo bari kohereza izindi ngabo, Tanzania, Repubulika ya Demokarasi ya Kongo idashaka kuganira, ikigaragara ko ishaka intambara. Hari ubwoba bw'uko bishobora kubyara intambara, ko u Rwanda tw'intambara ntayo tuzashize imyaka irenga 40.
oya ndakeka ko nta ntambara izaba kubera yuko hariho n'abashaka ko baganira. Hariho ababishyigikiye, hari ibihugu bimwe bishyigikiye yuko M23 na Congo baganira bakagira aho bahuriza intambara ikarangira. Ndakeka ko nta ntambara yaba ikomeye cyane nk'uko abantu babitekereza. Abantu bazabahuza, buriya bizagira aho babahuze, bagira aho bahuriza intambara ihagarara. Birashoboka cyane ko intambara ihagarara cyane. hanyuma mu gusoza ntabwo twasoza nakubajije kuri uyu munsi tariki 14 z'ukwezi kwa kabiri. Ni umunsi w'abakundanye rwose, abantu bafite urukundo barahura bagahuza urugwiro, ariko nanone bagahabwa n'ubutumwa bwo kwirinda kuko hari byinshi byashyira ubuzima bwabo mu kaga. Mwe muvuga iki kuri uyu munsi, kuba uriho mubona hari icyo ufasha gutuma abantu bongera guhuza, cyangwa niya minsi iza abantu bakajyamo gusa batazi n'icyo bagiriyemo? Nawibagiwe ariko ni umunsi nyine uriho, ngewe mbona ntacyo utwaye, yewe nta n'icyo maze ngira ngo banza nta n'icyo maze, sindabona icyo maze, ariko nta n'icyo utwaye, utuma abantu bidagadura wenda bakanibukiranya yuko bakundana, nta kintu bitwaye. Gusa nyine abantu baba bakwiriye kwirinda, twahoze tubivuga ko haba USAID wenda n'abandi bazahagarika izo nkunga zabo kugira ngo batange imiti ku bantu banduye ubwandu bwa sida. Urumva rero abantu bakwiye kwirinda nyine, ntabwo rero umunsi wo gukora ingeso mbi kugira ngo abantu barusheho kwandura cyangwa se n'ibindi bibazo byose bibe byavukiramo. Bagomba kwibukiranya ko bakundana nyine, ariko ikimenyetso cyo gukundana ntabwo ari ubusambanyi. Abantu bagomba kwirinda, bakanabyibuka ibyo nyine ko imiti igiye guhenda ikanabura, ibyo byose bakabyibuka ko ubuzima bwabo bagomba kububungabunga. Ariko amashimwe cyane Honorable Mukabunani kuba mwemeye kuganira natwe, ntabwo muba mufite umwanya mwinshi, ariko kuba mwatuganirije ni ibintu by'agaciro cyane kuri twebwe. Yego murakoze cyane namwe. Murakoze cyane namwe, Imana ibahe umugisha. Yego namwe.